vuga ngo umurage mwiza no gusigira abantu ijambo ry'Imana. Murabizi ubutunzi dufite buzashira, ariko agakiza ntikazashira. Iyi si n'ibirimo bizarimbuka, ariko umutima wiringiye Imana uzaba witeka ryose. Imigani 13:22 murahazi ngo umuntu mwiza, umugabo mwiza, umugore mwiza agira gute? Asiga umwandu, donc umurage uzagera kuri bande? Kurube. Ngo kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe bande? Abakiranutsi. Si ngombwa ngo wirirwe ushakisha amafaranga y'abana bawe gusa, bashakire gukiranuka bazarya y'abapagani. Papa ntiyansigiye amafaranga, yansigiye agakiza. Ariko ndagira ngo nta hoteli nziza ku isi ntararyamamo. Nziza, iyo uzi ngo ni nziza, sintekereza niba zihari nuko ntarayimenya. Kandi nta mafaranga mfite. Agakiza Imana yamba benshi baragakeneye. Iyo mbabwirije nk'uko mwemwe Imana ibakoraho mukandira hoteli nziza. Kandi namwe iyo mujya kucira muri hoteli ntimushira kwikiriza pasiteri wacu agomba kurara heza. Hari amafaranga datayansigiye agakiza, yanyigishije agakiza. Niba hari indege ihenze ku isi umuntu agenderamo, nayigendeye. Kandi singendera muri economy, mushira muri business. Nagendeye mu ndege y'inyenyeri 5, aho bagufungirana ntumenye kuri mu ndege uri kumwe n'abandi, bagakinga bakaguha amapijama ugakuramo imyenda ukaryama, igitanda bakagisasamo. Iyo nayigendeye. Ibyo si amafaranga datansigiye, ni umurago umwandu yansigiye wagakiza. Nagendeye mu ndege very expensive. Gute? Ni jet y'indege. Sintekereza ko ari abantu benshi kuri isi bari bayigenderamo. Ni indege specialite yayo ni ukujyana abasiyo bakomeye batwaye diyama. Nayigendeyemo. Iyo ndege yaranyobeye. Nagize ngo ni salo, sinamenye ndi mu ndege donc ni munzu. Iyo nayigendeyemo iba iri protege imbere n'inyuma. Ayo sa amafaranga yanjye, ni data agakiza yambaye. Kandi ndugire ngo nabanguriye itike yayo, nayiguze kuri internet, ngeze ku kibuga ndayibura iyo ndege, sanga itabaho. Nari mu Bubiligi ngiye mu Bwongereza, ngiye kugira gucya mbona izina umuntu yashizeho ngo Gitwaza. Ndamukurikira murango nkurikira. Sinakiye muri immigration, sinakiye arakingura imiryango, ngera kuri tarmac iza 20 muneza haje indege zigendera, ngwinjira muri yitwaga City Hope KLM. Yari jet iteye ubwoba. Shitse musangamo abagabo batatu bakuyemo amakoti bayamanitse hariya. Naje nari mfite ijyanje of course ndikuramo, kuko iyo ugeze hano ugasanga bareba hariya nawe ureba hariya. Iyo uzirebye bareba hariya nawe ureba hariya. Nanjye mitangura mu iryanjye ndarimanika. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntabwo ari indege data yansigiye. Ntabwo ari Imana niyo ibikora. Ngo ubutunzi bw'abanyabyaha buzarya abana b'abakiranutsi. Timugasuzugura iby'Imana ngo musuzugure kurera abana, niho ubutunzi bwose buri. Amen. Byenda sinzi niba ari umuntu ukomeye kuri iyi si, byenda ntari naho ukuboko gutya unamutse. Niba nahari byenda nuko n'Imana itarabishaka cyangwa nanjye ntarabishaka. Ibi mbabwiriye simbabwire ngo ndigitangaza niba ari umuntu woroheje ku isi kandi umukene ndi njyewe. Ariko niba ari umuntu ufite ubutunzi nasigiwe na data bw'agakiza ni njyewe. Nababwira iki? Ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera kuri bande? Kubana. Abana bo baba batangiye kuboga imigisha bikagera kuri bande? Abuzukuru. None reka turicurike contraire yayo. Umuntu mubi ntasiga umwandu ku bana be n'abuzukuru. None ibaza uri muri iyi verse cyangwa ntuyirimo? Urimo urategura umwandu uzasigira abana cyangwa abuzukuru?